nanjye mbashimira mwebwe mwese mudahwema kudukurikira umunsi ku munsi. None tariki 13 Ugushyingo turizihiza umutagatifu Didasi. Muri kumwe na Dusenge Gilbert. Naho mu kanya. Didasi yavukiye muri Espagne. Ababyeyi be bari abahinzi. Didasi akiri muto yari umwana ukerebutse kandi w'ingeso nziza. Amaze kuba umusore yinjiye mu muryango w'Abafaransisikani i Korudo, aba umufurere. Kuva ubwo yakoze imirimo myinshi inyuranye, ari ukwita ku bitunga urugo, kwakira abashyitsi, kuvura abarwayi n'ibindi. Ukwitagatifuza kwe kwagaragaraga muri byinshi, haba mu myifatire cyangwa mu kwigomwa. Abakristo benshi bakundaga kumugisha inama. Igihe i Roma haberaga umunsi mukuru wo gushyira Bernardo mu rwego rw'abatagatifu, Didasi niwe watumwe guhagararira bagenzi be. Muri iyo minsi haduka icyorezo cy'indwara, nuko basaba Didasi kuvura abo barwayi batari bafite kirengera. Abantu batangazwa n'ukwitanga kwe n'ukuntu abarwayi bakiraga vuba. Didasi yaguye mu kigo cya Alcalá muri Espagne mu mwaka w'1463. Mwari kumwe na Dusenge Gilbert. Bonero no kwifuriza abagize bazina babo batagatifu kugira umunsi mwiza. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Naho ubutaha.